nabikoze impamvu wowe wamenyera indoya n'ingufiya niyo mpamvu ibyo n'ingufiya nyine nicyo kibazo zose warazimenyereye nicyo kibazo aya ibyo nakoze ni ntabwo mfite ebyiri mfite imwe nayikoresheje ibyo nari nshoboye ibindi ntabyo nzi akantu kandi kuri bakaritonganya gusa nta n'ikintu gashoboye icyo nakoze ni iki wakoze iki se byose nari kumugore asiga icucura ibyo nakoze byose nibyo nari nshoboye kandi ikindi byose nabikoze nta kintu uri kumbwira na kimwe nakoze ikibazo cyawe wamenyereye ebyiri indende n'ingufiya ijya mfite imwe menyera imwe nta yindi mfite ibyo nari nshoboye byose nabikoze reka nzobwira abo wifuza ntabwo we wamenyereye indende n'ingufiya njye mfite imwe ntabwo mfite ebyiri wamenyereye indende n'ingufiya yimenyere ndakubabaje ntabwo byoroshye wari kumbwira ngo mwana we bazamukinda wabiretse mudugudu urangenda na n'ubu ndakibaza umwana wongeye kumushaka iki kihene yangitone ni imfura y'u Rwanda n'Imana y'u Rwanda ntabwo ijya yona ariko yambwiye ngo azamutemagura ngo azamucocagura ngo kubera ngo ihene yanjye ngo yaramwoneye ibese ko yanambwiye mudugudu ngenga arara mu nzira zanjye zitemagure azicocagure ngatura tugori witere hariya reba kara karima k'igikoni kawe witeremo tugori twiza twa hybride araje ngaje gutemagura none kimwe gusigaye cyo warukuramo ngambwiye nambwiye kwirashya ni kwingana yamwa yo none se umva umva mbwira sheri ndakwingiza bose reka tujye kubisubiramo rimwe gusa n'ibinanira utongera wigendera ntabwo nzongera kurirwa nk'utesha umutwe nkuhamagara ndamenya ko akazi ndagashoboye pe tujye kubisubiramo rimwe ryonyine rimwe ryonyine turebe rwasone kuri kumwe urongera kunesha umutwe gusa ni ukuri kw'Imana do ntabwo ndongera na abimuhereza sibyo namubwiraga si dore njye namubwiye ati ikintu kiragufasha mubwira guhereze ibyo birindwi noneho wowe uzaza uzamwe icyo gihumbi nyuma oya arayanyuze mu bintu byinshi dore arazi ko yari kubigenza hariya ubwo hari yambwiye ati giye guhereza biriya bihumbi birindwi ikindi gihumbi cya nyuma ikindi gihumbi nzakiguhereza nyuma yari kwemera uva uretse hano turaredi wari mu rugo ubwo ndaza gukora mu kanya nawe nawe ubundi tutamuhagurukiye uriya mwana yatugira uriya mwana twamubura ujya witonda twamubura kuko dore buriya oya bitari ibyo aherutse kumpamagara njyewe arambwira ati rero nsajya nawe yarakabaza mfite ibihumbi 4 ariko nari ngene kujya kugura radiyo ya Soniteke ti niba ufite igihumbi kingirireho ndambwira ati rero wowe utsange mu rugo ndaza kuyaguhereza siguyaje kumwe n'izo mbobo ndavuga ati umwana rwose ibintu yanduje ibintu yajyana na bene Rasiya bigiye bidukurira kasha oye sawa ndahita guhamagara ndakurya kabipiri ngera ugipangu sawa Zayi none se kwa kanyamashwari icyo mupfa cyaheze ngene yangirona kandi yona ine yandi ni Imana y'u Rwanda nabwo iki cyona rwose none reka nkwereke reka nkokore dosiye sibyo mbo noneho umanze wowe ujye ku kagari cyangwa se mbohereze mu 8 mu sibo ubundi imbere yo kugera hangaha iwanjye urugo rwanjye wabanje kuva ku mwisibo ariko se mwisibo wibaza icyo kibazo nicyo kugera mwisibo urumva icyo kibazo ukuntu kiremere uburyo gifitemo ibiro pima mbese ku munzani umva icyo kibazo ntabwo umwana agezamukuraho igikano none wowe urifuza ko twakora ika kanya ni ukuvuga ngo weke muri bibazo umwana wanjye atazagira n'icyangira cyo kumushinganisha hano
Gaju. Gaju. Bize bitemwa. Bize bitemwa. Komeretse. Kumera. Amakuru misisi. Akarasanzwe. Oya, urabura neza rwose. Cyane nk'abasi. Komparira. Muri imisi nta muntu wari nganje cyane. Berekene iby'imisi dore aho biradusigasiye. Ewe, mwakawarange mwana wa mama. Ewa wagiye. Ntakiro nemve hano yica. Bandire kandi ngero ngira utuntu ngo ndakubona ndi gushaka cyane byihuta cyane. Jewe cyane. Urabona umwaka gurarangiye. Nani ndamuteka udufaranga. Mbitse amafaranga. Bafashije udufaranga pe. Ko aga amafaranga ngagumanye. Ubunani bwazaga nakakoresheje rwose. Niba mfite ngo bukafashije byose uzagambe kubunani. Mugitondo karikara. Oya nari. Kurayimba ndi hano si. Nta kibazo nemba ndi hano buriya. Ariko se amafaranga ujyana muri koperamwa. Oya kopera nanza kuzijyamo kera umwaka ugitangira. Ndio umwaka z'ibibazo biba biharura byago biba bihari urabiyobewe mwa. Ubwo umuntu abika amafaranga kubera mutangira kugeza ubu ngubu akikafita amezi 12 kose. Wewe kambikire ngo bunani mu gitondo karikari uzagamba ndiko nzahamakanyama. Nanjye niba ndagahamije cyanze cya batatu ubu ngubu yinjiye tu. Nanjye niba ndaguhamije. Umenye ko ntari umugabo inka. Gusigara kwitonganya nkubi. Ese ibyo byo bibikuye. Turi kumwe se ntabwo we nabyo Soka 30 tugize gusa ngo karabi. Ese ntacyo nkoze. Soka zanyegeneye gatanya. Tanya se ntacyo nkoze ntabwo bihagije buretse mata. Nkoze ntabwo bihagije. Tugenda byo ushaka abayobozi badutandukanye. Badutandukanye bande baduhuje turi guhura bari. Gatanya. Ariko dore rero aya mafaranga wajyanye muri kopera rero nacu. Wanya kopera. Ariko nuko nanjye ndumwizerwa nta kibazo. Ntabwo nayimukira umuvandimwe ntabwo nayimukira inshuti. Ariko ngose amafaranga ngo kujyana muri kopera rwo kuba yafite umutekano sese. Oya nawe nta kibazo cyawe. Dore hano hepfo nanjye nahindi mu kano gakompera hano hepfo kwa uza hano hepfo hano kuri umugabo umukobwa we tugucikirije ubundi. Kwa ndemeye. Nanjye rero harana narindi na mugore wanjye ari mu kibina nakumbaga mbara kukivuza ndi bari mu by'iminuza yabo. Ubwo nanjye rero niho nditeganya udufaranga two kuzabirute ko kuza abana bazajya kuri bazajya mu ngo z'abandi bakajya kwiga barakinanduka. Rero byo makopera nanze kubijyamo. Ubwo rero nibwo ndi kwicuza kamenya ngajyamo ariko ako mafaranga ndi kudukana. Ako mafaranga mbabari ugantikire uri kubyumva ku buryo kubonana mu gitondo ariko uzagambereza ariko hari genjura kugira ngo mu rugo ngagira ikibazo cyangwa se undi mizigo zose ndagaruka ngo nzuze ka mafaranga uzambabarire ago mafaranga ntuzagamba ubunana utaragera uzambabarira ku mafaranga tuzagamba ubunana utaragera niyo naza ngagutakira ngavuga ati gaje ubiye gutya na gutya amafaranga tuzagamba niyo naza nacitse akaboko nubwo nazavuga ngo umwungu wanjye w'imvura arapfuye ago mafaranga tuzagamba komeza ugampikire uzagamba kuko ago mafaranga ngakoresheje ndandanga ndi guteganya amafaranga ko nawe uzakoresha kubunani niyo mpamvu gambikire ugabike neza wowe ucuganwa nabo ku buryo ndazagabura ntagiye mu gitondo ndazaza ukangira ngo waguze inyama nanjye tutazapfa ubusa mwana wa mama naje kuva maramaje mwe afite umushinga ago mafaranga uragabonye gakeneye cyane ni nagabariye kubunani ubwo rero ngakoresha mu gihe cyo kubunani nanjye nakuvuga ameze neza wowe komeza ugambikire ubwo mu kwa mbere nibwo uzagambereza nta kibazo ndagucungira nanjye hano nuza Rasiya yaramamagaye ngo sinzi utuntu tugiye gukemura iwe ubwo nanjye ubwo amafaranga ndabika ubwo tariki ya mbere kambe ngiye ariko umwana wa mama uramenye kuyabika byo uwo mutima waguteyemo kugira unyizere uze kumbitsa amafaranga niwo nanjye ngiye gukora turi kumwe ariko nyamara oya nta kibazo niyo naza nacitse amaguru rwose nakubwira ngo gashumbeza ku mafaranga tuzaka oya nanjye ubwo icyo ukenda ngiye wana kabisa ubwo rero turi kumwe sawa na yego nta kibazo bo mwaka mu myirega mwaka mu myirega ubwo rero kambe ngiye ubwo turi kumwe komeza urandikira amafaranga ndayakubikira ariko mana yanjye uramenye nubwo neza nacitse amaboko mana nubwo neza nacitse amaguru rwose kavuyeho abo mafaranga tuzaka oya ngiye kurinda isezera aya mafaranga ndayabika dore ngira kano tunyanga twishimye naza ngagutera n'injuka ukemera ukagamba oya izo njuka zawe zafata mama ndugambe dore ngira injuka nyinshi ndabagabitse oya ndabagabitse ngira imitwe ishushe naza ngayiguteruka nubwo naza kako kacitse hano yari gutemba amaraso ago mafaranga ntuzaganda bo ubwo turi kumwe none ariko icyo kintu kakizirikana
nukukizirikana gushyiraho nakashe Sanda ikibazo nahise nzanda. sawa nanjye ubwo kangire ngende mfata twangushe ngende ko Oya nda kibazo ubwo turi kumwe. Nanjye reka nshaka abantu bagiye kwihisha. ugenduka kabisa nari bitu nta kibazo ndagucumbira Sawa. sawa nagaye bumura bandara baza bagakora bino bintu Ando. Yego shagira amahoro. Oye. Ngo amafaranga yaragemeye. Sinzi umuntu mve ngaye mwanga bagambikiye mwa. Yagemeye nje kugazana. Uramugo nawe rwose ajya ncanga cyane. Nasoka fari mu biguko yari yaganze gatuma nje no kugakoresha ibintu ariko gakoresha. Oya hafi. Wowe kamvatira uri kubyumva none nanjye reka mbite kugazana mbe ngasize hita ukamfata mbite nza ngishyura. Hambite nzubiraho kabisa. Nawe kabisa mbite nzubira kwa. Mva nkubwire rero reka mwandikire urupapuro urujyane ku kagari wenda byarutwa nuva ku kagari none ibwo uraza kumbwira ukuntu byagenze nawe ndebe ukuntu njya kubiyamo kuko ndabizi igitifu ntago rwose ibyo ngibyo abishyigikira ntabwo abishyigikira rwose wakagombye kubikemurira mu mudugudu ukabanza wateranya inama y'abayobozi bo mu mudugudu ndetse n'abaturage bakagira wicyakanza babinyuramo bakandenganura rwose ukababaza niba ihene yanjye hari ikibazo baba bayizi ihene yanjye rwose ntabwo ikiyo reka ndebe ni ukwibeshyira rwose rwose uretse mwandikire urupapuro rujyane ku kagari turebe ko gaju ndemwa Naju wowe sikandi umeze utese dutandukanye mu kanya mwa dutandukanye mu kanya nyine gusa ingaruka nese kugarutse bigenze ute kandi nimbe ndi kugushaka none se gira iki se bigenze ute none ni iki kibazo mbayeho make amaki se ndabagoyeho make uzina goya make none goya amafaranga bazura mbaye twaducira mbengiza akabazo go musinga wabyaye ukawutse gufata amafaranga sumaye mukayi ubwe musinza yagusubiza guhereza tariki ya mbere nyenda garutse ngugambe ngiza akabazo Nuziko naje ngo ngakubwira ngo ndambikire none ngiza akabazo ndabona za ngugambe nese wambwiye nguki nyine nakubwiye nguki nese wambwiye ko uzaguhereza tariki ya mbere uzi kwa mbere ari kuzabuyekeneye uzabwiye kuyakora gutyo nibwo nakubwiye none ubu ngubu ngiza akabazo gambereze gangobo uzakagoye kugazangobo kanye ndamafaranga yawe ndaguhereza mfite amafaranga ndayafite ariko nawe ndaguhereza ngwe ko utagambiriza kandi araganje ngiye kukagura wari uhari uzi ko nagakoreza nagakuye ufite ikibazo bize amafaranga ngiye ko mu bibazo byanjye ari ikindi gushaka hora wambwiye ko amafaranga nzaguhereza tariki ya mbere uzayifashisha naho wazi kwanda kambira kajana ndahise yaguha tegereza no kwambere kugera uzafata amafaranga yawe yuzuye ukwambeze uza kwafata mu bikeno nibangiza akabazo ndagondaza ngo amafaranga kanjye gambo ariko ufite kiye kiba ahubwo mbere zavanga ngende ndikwirukanga ndikwihuta ndago ndigutinda hano ngira vuba amafaranga yawe ndayafite nyina yawe ariko nayo ndaguha umva mugabo twumubwizo kuri twumvikana mba amafaranga ganje nduzi uko nagabanyindi bagakora ndagatunariye mbeza amafaranga kanje twumvikana hano mbona mugore ugiye Reka kugenda reka kugenda nasize birake mu kibazo ufite
umva twumvikane umbabarire twumvikane unyumva nanjye ngumva umva amafaranga ganjye Rafiki yangu ndagukubita. wego nyagasani ushaka hari nagusatura hari nagusatura gufata agasate kamwe gakirana kandi agasate gakirana ngenda bihuza ukubyumva wenda zo urashaka kumenya ku mafaranga ganjye uzona waraga tunariye si waraguna waraga hingiye nagusatura Amafaranga yawe ndaguha kaita kuyana. Ujya mutanga amafaranga ganjye kumvikana Ndagucinya hano. kumvikana mu kaboko kubona gwe ngumikira amafaranga ndakuna gwe ngukajyana uri kubyumva doraka urabona Najua yadwaye nawe pitanga kusandaza agusatura agasateka mu gashanda kandi gasateka gashira hano ndasoni Amafaranga yawe kanyagura. bambe nyine uzawigira ibipisha ariko mana yanjye uramenye nubwo neza nacitse amaboko mana nubwo neza nacitse amaguru rwose kavuyeho abo mafaranga tuzagana Wewe ngiye kurinda isezerano. oya ndakibaza kabisa uzagamba kubunane kabisa Ni kuri bonane na. reka mbe ngiye Tariki ya mbere. ubwo turi Uzaza kuyafata mu gitondo. mu gitondo kabisa ariko nyamara Ntabyo mfite. Arya. Ariko ndabyibutse. Mbwiye ko amafaranga no waza wo kitse kaboko ndazaguhereza. Nawe ndaguhereza. ibyo ngigene ngeze mbivuga Ndariko wandunaje mukanya ndabivuga. ndivana mwaka ngo kanye ndabivuga urambeseye uwo sinjye Ujya mbwa kumbuye wambaye amafaranga nyuma Kubitanga. njyewe gashoboka twumvikana zituri inshuti zininga muvandimwe ariko njyewe kubwiza ukuri nakujyana mu buyobozi ku mafaranga ganjye uri ndasura nizo nagoye kugambike nagoye kukajyana Ngaho njyana mu mari. hari njye nguri babasi Njyana njye nari bya mutugudu tugeze imijyane kandi mutugudu kagenda mu kagari no mu karere cyangwa ngiye bide gusemereza no bide guhura kure bide gucijura ko bide bawe washaka kunyambara amafaranga yanjye kugira ngo yangize ubari gukura dore Uzi n'ikindi. wambuye benshi Uzi n'ikindi. Amafaranga yawe nayakoresheje. Tegereza tariki ya mbere kire. Uzazifata amafaranga yawe. ariko bana yanjye banza Najua utanze umva mugabo ngo ubwize ukuri ngo mana sinagukorera iki Yesu mana Je aya mafaranga yawe ndaguha. Tegereza tariki ya mbere. Igere uzazifata amafaranga yawe. ariko ngujyana ubuyobozi nicyo kindusha Jyayo. nakujyanayo Jyayo noneho. no muri misitani ngakujyanayo Je ndijyanye noneho. mba misita nakunoba Uzange. wamba amafaranga ganjye mwabona ko kugenza kumwe ko kuri yenza Ndaguha mba amafaranga ganjye dore wawe we